hari izina rikomeje kugenda ryumvikana buhoro buhoro muri ruhago y'i Burayi. Si irya rutahizamu utsinda ibitego byinshi, si iry'umukinnyi ukunda kuvugwa mu bitangazamakuru buri munsi, ahubwo ni iry'umusore ukora akazi katoroshye akagakora neza, maze abafana n'abatoza bakamwubakira icyizere. Ni Warren Kamanzi. Izina rye rihuzwa n'u Rwanda, rikazamuka muri Norvège, rikagera mu Bufaransa, aho ari gukinira ikipe cyangwa se imwe mu makipe akomeye muri Ligue 1. Ariko se ninde Warren Kamanzi? Ni uruhe rugendo rwe rwamugejeje aho ageze ubu? Ni iki gituma amakipe akomeye amugirira icyizere? Ese koko ashobora kuba umwe mu bakinnyi bakomeye u Rwanda ruzagira mu myaka iri imbere? Uyu munsi tugiye kugenda intambwe ku yindi, binjire mu buzima bwe, turebe imibare imuvugaho, dusesengure uko akina, dusobanukirwe impamvu amazina ye agenda yiyongera ku rutonde rw'abakinnyi bafite ejo hazaza heza ku mugabane w'i Burayi. Iyi ni The Gen TV, bahaye ikaze. Iyo umuntu yumvise izina Warren Kamanzi, benshi bahita batekereza ko yakuriye i Kigali, ariko siko bimeze. Warren yavukiye mu gihugu cya Norvège cyangwa se Norway. Ku babyeyi bakomoka mu Rwanda, yavukiye mu gihugu gifite amategeko akomeye, ubuzima butuje n'umupira w'amaguru utegurwa neza kuva ku bana bato. Nubwo yakuriye kure y'igihugu cy'ababyeyi be, umuco nyarwanda ntiwamuvuyemo. Mu rugo havugwa amateka y'u Rwanda, umuco warwo ndetse n'agaciro ko gukora cyane kugira ngo umuntu agere ku nzozi ze. Abamuzi bavuga ko yari umwana utuje ariko ukunda amarushanwa. Iyo yajyaga gukina na bagenzi be, ntiyishimiraga gutsindwa. Iyo yatsindwaga, yatahaga ashaka kumenya icyo yakora ngo ubutaha atsinde. Iyo myumvire niyo yaje kuba umusingi w'umwuga we, akaba ariyo yamufashije umukinnyi ukomeye turimo tuvuga. Mu buzima busanzwe, abana benshi bakunda gutsinda ibitego. Warren we yakundaga kubuza abandi kubitsinda. Kuva akiri muto, yagaragaje ubushobozi bwo gusoma umukino mbere y'uko uba. Yari azi igihe cyo gutera imbere n'igihe cyo gusubira inyuma. Iyo myitwarire niyo yatumye abatoza be batangira kumubona nk'umukinnyi ufite ubwenge bwo mu kibuga. Mu mashuri y'umupira ya Norvège, ntabwo bareba impano gusa, bareba uko umukinnyi atekereza, uko afata imyanzuro ndetse n'uburyo yubahiriza amabwiriza. Warren yatsindaga muri ibyo byose, mu mitekerereze n'uburyo yakinaga. Mu rugendo rwe nk'umukinnyi, umukinnyi wese wa Norvège, hari amakipe aba nk'inzozi. Kimwe muri ayo ni ikipe yitwa Rosenborg BK. Ni ikipe yubatse amateka akomeye muri Scandinavia, ikaba yarareze abakinnyi benshi bageze ku rwego mpuzamahanga. Kwinjira muri Rosenborg si impanuka, bisaba impano, bisaba imyitwarire, bisaba kwihangana. Ibyo Warren Kamanzi yabigezeho. Mu marerero ya Rosenborg, yatangiye guhura n'abakinnyi bafite urwego rwo hejuru kurusha abo yari asanzwe akinana nabo. Buri munsi yabaga ari ikizami kuri we.
hari abakomeye kumurusha yari ari kumwe nabo, hari abihutaga kumurusha yari ari kumwe nabo, hari abafite imbaraga nyinshi kumurusha yari ari kumwe nabo, ariko we yari afite ikintu kimwe kitigishwa mu ishuri: ubushobozi bwo kwiga vuba. Abatoza babonye ko buri kosa yakoraga ataryongeraga. Iyo bamukosoraga rimwe, ubutaha yabaga yararikosoye. Ni imwe mu mpamvu yatangiye kugenda izamurwa mu byiciro bitandukanye. Umusore maze atangira rwose kugenda azamurwa mu byiciro. Mu mupira wa none, kuba wiruka cyane ntabwo bihagije. Abakinnyi bakomeye si abasoma umukino. Warren yatangiye kumenyekana kubera iki kintu. Iyo ikipe ye yatakazaga umupira, ntiyirukiraga gusa uwufite, yabanzaga kureba aho umukino ushobora kujya. Iyo mikinire niyo abasesenguzi bita game intelligence cyangwa se ubwenge bw'umukino. Ni impamvu rimwe na rimwe umukinnyi asa nk'udakoresha imbaraga nyinshi, ariko ugasanga ari we uhora ari aho umupira ugiye kugera. Iyo ni imwe mu mpano Warren yubatse kuva akiri muto. Nta mukinnyi ugera mu ikipe nkuru kubera amahirwe gusa. Hari igihe kigera umutoza akakureba akibaza ati, ese uyu musore ashobora guhangana n'abagabo bafite uburambe? Warren yatangiye guhabwa amahirwe yo kwitoza hamwe n'abakuru. Ubwo turacyari muri akipe ya Rosenborg. Byari intambwe ikomeye. Umuvuduko we wari hejuru, imbaraga zari nyinshi. Amakosa make yakoraga yahitaga ahanwa, ariko kugira ngo bitume atinya, byaramukomeje. Aho kugira ngo atinye, byaramukomeje. Yatangiye kumva ko ashobora gukina ku rwego rwo hejuru. Abantu benshi bamwita myugariro, ariko iyo usesenguye umukino we neza, usanga ari byinshi birenze ibyo. Ni right back. Ashobora no gukina nka wing back. Ashobora gukina nka nimero 2 mu ndimi z'amanyarwanda, igihe washobora no kuba yakina nka nimero 7. Iyo ikipe iri gutera, asa n'umukinnyi wo hagati cyangwa umuwinga ikipe iri kwataka. Iyo iri kwirwanaho cyangwa se iri kudefanda, agaruka vuba agafunga impande. Ibi rero akora bisaba umuvuduko, imbaraga, ubwenge, kwihanganira iminota 90 yose. Niyo mpamvu uwo mwanya ari umwe mu myanya igoye cyane muri ruhago ya none. Iyo urebye imibare gusa, ushobora kutabona ibintu byose, ariko iyo usesenguye umukino we ubona ibintu byinshi. Iyo ikipe ye iri kwirwanaho, amenya gufunga inzira z'umupira, amenya gusubirana umupira adakoze amakosa menshi. Yihutira gutera takere adafite gahunda. Iyo ikipe yagiye gusatira cyangwa se yagiye gutera, azamuka neza ku ruhande, atanga imipira yambukiranya, icyo bita passe transversale.
afasha kubaka umukino kuva inyuma. Ibi nibyo bituma abatoza bamukunda kurusha abafana bamwe bakunda kureba ibitego gusa. Hari abakinnyi batagaragara cyane kuri televiziyo, ariko iyo badakinnye ikipe igahita igira intege nke. Warren Kamanzi ni umwe muri abo. Ariko uru rugendo ntirwari rugiye kuguma muri Norvège gusa nk'uko nabibabwiye. Hari ikipe imwe yo mu Bufaransa yari imaze igihe ikurikirana uyu musore w'umunyarwanda. Abasesenguzi bayo babonaga ko afite ubushobozi bwo gukina ku rwego rwo hejuru. Mu mwaka wakurikiyeho hafashwe icyemezo cyari guhindura ubuzima bwe burundu. Yerekeje muri Toulouse Football Club, ikipe ikina mu cyiciro cya mbere mu Bufaransa, Ligue 1, imwe muri shampiyona zikomeye ku mugabane w'i Burayi. Ariko se byagenze bite kugira ngo umusore wakuriye muri Norvège yizere ko ashobora guhatana n'abakinnyi baturutse impande zose z'isi? Ibyo nibyo tuzasesengura mu gice cya kabiri cy'iyi nkuru, aho tuzareba uburyo yageze muri Toulouse Football Club, imibare ye ya mbere muri Ligue 1, uko yakiriwe n'abatoza, n'impamvu benshi batangiye kuvuga ko ashobora kuzavamo umwe mu bamyugariro beza bakomoka mu Rwanda. Iyi ni The Gen TV. Kora subscribe niba utarayikora, cyane ko nta kiguzi bigusaba, ni umutima wonyine ukubwira ngo koraho maze ushyigikire The Gen TV muri urugendo rwayo rwo kukugezaho amakuru yose abavugwa ku bakinnyi b'ikipe b'Abanyarwanda bakomoka mu Rwanda bakina i Burayi. Ni ahangaha uyasanga amakuru yose avuga ku bakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda. Kora subscribe niba utarayikora, maze nawe amaze gukora kuri subscribe wibuke gukora kuri like, maze rero nyuma yo gukora subscribe ukore kuri like, comment yawe nayo ni ingenzi cyane. Ubundi tuze kubonana mu kiganiro kiri imbere, kandi nkurarikira gukurikirana igice cya kabiri cy'iyi nkuru. Nudakora subscribe birashoboka ko aribwo bwa nyuma urabumbonye. Ndakwizeye nawe twizere. The Gen TV irahari ku bwanyu.